Nongeye gusuhuza abanyeshuri aho muherereye hose. Hari abanyeshuri baherereye mu majyaruguru, abanyeshuri baherereye mu majyepfo, hari abanyeshuri baherereye iburasirazuba, hari abanyeshuri baherereye iburengerazuba, tutibagiwe no mu mujyi wa Kigali. Ngarukanye inkuru ikenewe, ngarukanye inkuru idasanzwe yakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi baribaza se iyi nkuru ni ibihuha cyangwa se ni ukuri, kuko bagiye gushyiraho umwaka wa karindwi. Ibyo byose rero niba ukeneye kumenya ko ari ukuri, byose urabisanga muri iki kiganiro tugiye kugirana n'abanyeshuri gatoya. Rero ndagira ngo mbere y'uko nguhereza iyi nkuru ubanze unkorere aka kantu, ubanze wubure amaso yawe uyerekeze kuri subscribe mu masegonda abiri rwose, ubanze udukorere subscribe, ubundi wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo buri tangazo ryose rirebana n'umunyeshuri rigeze hano ngaha ujye urahita uribona, kandi buri nkuru yose irebana n'amasomo yagiye ku mbuga nkoranyambaga tuyikugezaho, tukakubwira niba ari ukuri cyangwa se tukakwerekana fact. Ngira ngo itangazo rihari narizanye, itangazo muri kuribona aho hejuru mu mafoto ari kugaragara. Ubwo rero byose ngiye kuba nabibabwira, mumenye niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri kubibavugwaho. Nge tugiye kubana rero, nitwa The Brown, nkaba mpaye ikaze buri munyeshuri wese tugiye kubana ahangaha, kandi nshimira n'uwakoze subscribe kubera ko ni iby'agaciro. Ndabizi neza abanyeshuri mu buzima tuba tubayeho ni mpanguhe ni share. So rero niba wakoze subscribe, thank you so much. Ari thanks, ndagushimiye cyane kugira ngo winjire mu kiganiro rwose wumva ko uhawe ikaze na The Brown ukora iki kiganiro. So rero mu nama yateranye tariki 20 z'uku kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2026, umwaka navuga ko wari urimo ibintu byinshi bigoranye ku banyeshuri. Hagiye habonekamo impinduka nyinshi nk'abanyeshuri biga mu wa kane kuba barahinduriwe kombine bakiga ibindi bintu batari basanzwe bamenyereye. Ni ibintu byinshi byagiye biba muri uyu mwaka. Rero mu mwaka wa 2026 2027 abantu bagiye babona ko ngo hateganyijwe umwaka wa karindwi, ndetse iyo nkuru abantu benshi bayimenye bakibaza se iyo nkuru ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri. Iby'inama rero, iyo nama yateranye tariki 20 z'ukwa karindwi 2026, havugiwemo iki ko hari hitabiriye minisitiri ushinzwe urubyiruko, by'umwihariko komite irebana n'ibintu bijyanye n'amasomo ku banyeshuri. Yose yari yakoze inama bafata ibyemezo bigiye bitandukanye ku bizamini biri gukosorwa, ku bigiye kuba byakurikiraho, ukuntu abanyeshuri bazagenda mu mwaka wa 2026 2027, ku banyeshuri ukuntu bazabaho mw'icyo gihe. Ngira ngo ibintu bijyanye n'ibiryo bari babivuze, ukuntu abanyeshuri bazongererwa ibiryo, byose ni ibintu byari biri kuganirwaho muri iyi nama. So rero hari uwaje gutanga igitekerezo, mu byumve neza, ntabwo ari itegeko ryatowe, ntabwo ari ibintu byafashweho umwanzuro. Hari uwatanze igitekerezo, mu bitekerezo byatanzwe hajemo igitekerezo cyo kuba hagaruka umwaka wa karindwi w'amashuri yisumbuye, ubwo ni superiere. Abantu rero mwiga superiere ngira ngo murabyumva neza, umwaka wa karindwi batanze igitekerezo cy'uko wagaruka. So rero abantu mwiga ngira ngo muba mubizi neza ko buri mwaka uba ufite porogaramu, amasomo. Niba ari umwaka wa karindwi, mu kuvuga ngo niba ari indimi cyangwa se ari ayandi makombine, hari igitabo kizagenerwa umwaka wa karindwi, hari porogaramu y'umwaka wa karindwi, hari activities z'umwaka wa karindwi, hari ibintu byinshi bisabwa kugira ngo umwaka wongerweho. So rero
ku bantu mwatanze aya makuru mukayahereza abandi banyeshuri ari igice, cyari igitekerezo cy'uko umwaka wa karindwi, kandi ntabwo iki gitekerezo cyaburijwemo, ntabwo bagihakanye, nuko bari kubyigaho bakaba bari guteganya kuzashyiraho umwaka wa karindwi. Rero nk'uko muri kubyumva, umwaka kugira ngo wongerwemo bisaba kugira ngo abantu bicare bategure amasomo y'uwo mwaka wa karindwi, bicare bategure igitabo, bicare bategure ingengabihe, bahindure everything, mbese abantu bongere bisange mu mwaka wa karindwi. Ari ibintu navuga ko just ari ibintu byateguwe, ntabwo umwaka umwe bahita bavuga ngo bagiye gushyiraho umwaka wa karindwi. So ku bantu biga mu wa kabiri, mu wa mbere, abo bantu bashobora kwiga umwaka wa karindwi, byo byumvikane neza ko bishoboka. So rero muri iyo myaka mu wa mbere, mu wa kabiri, ngira ngo murumva neza ko niba ari igitekerezo kitashubijwe inyuma, so birumvikana ko bishobora kuzakunda wenda nka nyuma y'imyaka 3, nyuma y'imyaka 4, kuzamura kugeza ku myaka 5. Nicyo gihe gihari kugira ngo umwaka wa karindwi abantu babe bakwemeza ngo habonetse porogaramu y'umwaka wa karindwi, abanyeshuri baziga gutya, amasomo azaba ateye atya, mu biga MPG, mu biga MEG. So ku bantu biga MEG, ngira ngo ibyo bintu byarahindutse, ubu ngubu bikiriho MEG na MPG byarahujwe. Ubu ngubu hari icyo bita stream 2, hakaba n'icyo bita stream 1. Ubwo stream 1 bayishizemo ibintu by'amasiyansi, abantu bari basanzwe biga ibintu bya MCB, ibyo ngibyo. So rero nk'uko mwagiye mubona impinduka zabaye mu mwaka wa 2025, 2026, abantu bisanga muri kombine zigiye zitandukanye, nakwita ko ari nshyashya. So rero abantu biga za stream 1, stream 2 languages, abo bantu ngira ngo bisanze muri kombine nshyashya batazi ukuntu byagezemo. So rero ni ibintu byafashe imyaka nakwita ko ari myinshi. Ibyo bintu batangiye kubivuga 2019, so babivuze 2019, none bishizwe mu bikorwa mu mwaka wa 2026. Murumva ko ari ibintu bifata igihe kirekire. So niba gufata kombine bakazihuza bishobora gufata imyaka igera mu 8, mu 10 gutyo, uribaza ngo noneho ikintu kijyanye no kuba bakongeraho umwaka wose kuri buri kombine, bakongeraho umwaka. Se ibyo bintu bizafata imyaka ingahe? Ni imyaka myinshi. So rero ku bantu mufite ubwoba, mwari mufite ubwoba muvuga muti tugiye kwiga umwaka wa karindwi, ibintu byacitse, wasanga abantu bari koherezanya amakuru ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo iyi nkuru yasakaye, abantu benshi mwagiye mubona muti umwaka wa karindwi ibintu byakomeye, abantu tugiye kujya twiga umwaka wa karindwi. Ndagira ngo mbabwire ko cyari igitekerezo, ntabwo ari ukuri kw'ibiriho, ntabwo ari umwanzuro, ni ibintu bikiri kwigaho, ni ibintu biri muri processing, ni plan izafata igihe kirekire. Abantu rero muri mu wa 4 superieri, abantu muri mu wa 5, abantu mugiye kujya mu wa 6, rwose musubize umutima mu gitereko, kandi mwumve ko ibintu ari amahoro, nta mwaka wa karindwi uhari, ahubwo cyari igitekerezo kidakuraho kitavugurujwe, ahubwo ni igitekerezo kizashirwa mu bikorwa kandi bigafata igihe kirekire. Ubwo rero abantu navuze hasi mu wa kabiri no mu wa mbere mushobora kuziga mu mwaka wa karindwi. So nizere ko rero mwakoze subscribe, mwakanze kunzogera, mwagiye muri comment. I appreciate student, ndabakunda cyane. Abantu bagiye muri comment ni by'agaciro cyane, ndabakunda. Abantu rero mwakoze like, abantu mwari musanzwe mubana nanjye hano kuri channel bita The Brown 250.
ni iby'agaciro rwose. Mwakoze kubana nanjye, mwakoze, mugire amahoro y'Imana. Abantu ibiruhuko bikomeze bibaryohereye, mukomeze kuryoherwa na vakanse. So rero bone vakanse, tuzongere dusubire. Buri makuru yose aturuka muri Nesa nta handi wayasanga atari ahangaha, kandi akaza yizewe afite fagiti zuzuye. Nge mwabanye nk'ibisanzwe, nitwa The Brown, tuzongere dusubire.